Ibe byiza mwese abakunda ibiganiro byacu, uyu ni wa mwanya tuganira ku ngingo zitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye ubuzima gatozi Grace Room Ministry ya Julienne Kabanda, ngira ngo abantu bari bamaze kuyimenyera nyuma yo kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Tugiye kuganira hamwe iyi ngingo turebe ese ni biki Grace Room itubahirije, ni biki yari yemerewe gukora ntiyabikora, hanyuma n'impamvu nyine inkurikizi yabyo ni iyihe, nibyo tugiye kurebera hamwe. Nge nitwa Ntabareshya Jean de Dieu, ndi kumwe na Girinema Ferbert. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Kwa Julienne byo ntabwo byifashe neza, ibaruwa imaze kuza, yaba abakristu be abamugana ndetse nawe ubwe ndatekereza ko bwe bitameze neza. Nawe urimo. Ariko buriya byose biva ku Mana. Ngira ngo ariko nawe wajyaga gukorera amasengesho hariya, urumva ko nawe bitameze neza. Ntabwo tumeze neza. Byakiriye. Ntabwo ari ikintu twakakira neza kubera ko nubwo biba bikwiye kubahiriza amategeko, ni ingenzi. Imana burya nayo igira gahunda, ariko nyine iyo bije gutya bitunguranye urumva bica intege. Ngira ngo nk'uko rubivuze, mu kanya nibwo twabonye itangazo rya RGB rivuga ko Grace Room Ministries yambuwe ubuzima gatozi, ahubwo ni ukuvuga ko itemerewe gukomeza gukora ibikorwa byayo. Itangazo ntabwo risobanura neza ngo ni biki batubahirije, ariko rivuga ko habemo kutubahiriza amategeko nyine agenga imiryango cyangwa se aya madini n'imiryango ishingiye ku myemerere, ibintu nk'ibyo, ko ariho habaye ikibazo mu kutubahiriza ayo mategeko. Habaho rero gufata umwanzuro wo kuvuga ngo bambuwe ubuzima gatozi. Mu mategeko n'ubundi iyo bambuwe ubuzima gatozi, n'ubundi RGB niba yarahaye iyo miryango cyangwa se izo nzego zitandukanye ubuzima gatozi, n'ubundi bashobora kuba bakongera bagasaba niba batanyuzwe n'impamvu zatumye bamburwa ubwo buzima gatozi. Nabonye mu itegeko bivuga ko umuntu utanyuzwe ashobora kuba yakwandikira RGB ko bifite iminsi 20 yo kuba yasuzuma ubwo busabe bwe, hanyuma ikamusubiza. Ubwo icyo twareba no kumenya ngo ni ukubera iki Grace Room Ministries yafunze nk'uko bivuze, ntigiye kuvuga ngo yanyu. Mu makuru make twagiye tubona ku bijyanye n'iki kibazo cya Grace Room Ministries, ngira ngo hashize iminsi abantu benshi muri iyi minsi bamenye Grace Room Ministries guhera ngira mu bihe bya COVID nibwo batangiye kubimenya cyane, ariko n'abantu batajya mu bintu bya church cyane cyangwa se byo gusenga mu minsi yashize, ngira ngo no muri iyi minsi hari n'ibiterane bikomeye cyangwa se gatherings y'abantu ajyanye n'iyo kamana yabereye muri BK Arena. Urabizi kugira ngo uzabone abantu buzuye muri BK Arena kabisa biba bigoye. Ariko Grace Room abantu na Pastor Kabanda Julienne habaga harimo abantu. Mu gitondo nibwo numvaga ikiganiro cya Pastor Antoine Rutayisire ari gukora comments ku bantu banenze kuba abantu baragiye muri iki giterane cya Grace Room Ministries bambaye imyenda y'umweru. Igiheruka niko bari bambaye imyeru. Avuga ati ntacyo bitwaye kwambara umweru. Urumva hari abantu bagiye babikritika bakavuga ati ni gute bagiye kwambara umweru n'ibiki. Utavuga ati ariko se kuki umweru biba ikibazo, kuki kara yaba ikibazo? Ntabwo bikwiriye ikibazo niba ari iyo mahitamo abantu bakoze. Atari ko n'umuntu ashatse bitwara no mu buryo bw'iyobokamana, bya bindi muri Bible avuga ko abamarayika bazaba bambaye ibyera, ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu ashobora kubitwara muri ubwo buryo. Gusa tugarutse ku ngingo yacu nk'uko wari bivuze, amakuru ahari nuko Grace Room Ministries yambuwe ubuzima gatozi kubera kutubahiriza nyine amategeko. So kwibaza ngo amategeko itubahirije nayiki. Ubundi ngira ngo muri ririya tegeko ryo mu 2018 ngira ngo hari rigendanye n'imiryango ishingiye ku myemerere, harimo ibyiciro. Harimo icyiciro cya mbere kirimo n'amadini. Ngira ngo amadini muri iryo tegeko yitwa imiryango, yitwa umuryango, noneho ushobora kuba wakora ibikorwa byo kubwiriza n'ibiki byose. Hakabamo n'ikindi cyiciro cyitwa ministeriya. Ministeriya niho harimo Grace Room Ministries. Izo ministries n'ubundi niho zisanga.
amadini ibyo akora urabizi afite n'ibyo asabwa kugira ngo akore bitandukanye n'ibyo minisiteri isabwa. Yego. Urugero ni ukuvuga ngo idini muri iki gihe urabizi itorero risabwa ibintu byinshi, risabwa kuba rifite inyubako zujuje ubuziranenge, ziteza urusaku, zifite parikingi, zifite urabizi mu minsi ishize bagiye bavuga ngo bayakozemo cyane bagenda Ariko nibyo. bagenzura niba koko amatorero yujuje ibisabwa. Ngo twanditse inkuru ivuga ko hafi 2,000 ngira ngo kugeza uyu munsi n'ubundi amatorero ngira ngo ni insengero kuko ziba zishamikiye ku matorero atandukanye, ariko ni insengero zigera mu 9,000 zafunzwe. urabikurikirana cyane kundusha, urabizi insengero 9,000 zarafunzwe muri iyi minsi kubera kutubahiriza aya mabwiriza. So iyo bahaye urusengero uburenganzira bwo gukora, hari ibintu byinshi bisabwa. Ubu ngubu ngira ngo hajemo no kuba abantu barize teolojiya, hazamo no kuba bafite abayoboke, abantu imikono igihumbi. Ubundi imikono twari tuyimenyereye muri igihe cya campaign abantu bashaka kwiyamamaza bakabasaba imikono. Ubu ngubu abanyamatorero bagiye gushinga itorero basabwa imikono 1,000 ngo y'abantu b'abayoboke 1,000 kugira ngo byemerwe. Bo bafite ibintu byinshi bisabwa, ujye no kureba n'ibintu bigoye kurushaho kuvuga uti umuntu ibi bintu muri iki gihe biragoye. Nibyo wenda nka hano hari abantu 10,000 ntabwo habura abantu 1,000, ariko noneho hari ibindi nyubako kujya uzimobilize ugire iyo nyubako yujuje ibisabwa muri iki gihe, niba ari no gukodesha biratwara amafaranga. Nubwo abakristo baba bayatwaye, ariko ubona ko ari ibintu bikakaye kurusha uko byari bimeze mbere abantu bagondagonda gutuntu bakagenda bagasenga, ariko ubu ngubu amategeko yarakajijwe cyane. So aho ni ku nsengero cyangwa se cyane cyane ku nsengero, amatorero n'ibiki byose. So abandi bantu, ikindi cyiciro, indi kategori irimo ni yindi twavugaga ministeriya ibishamikiye. Ministeriya reka tuyifate kugira ngo umuntu abyumve neza, kadufate nka ministeri isanzwe. Ministeri ishobora kuba ari ministeri wenda y'ubuzima, ministeri y'ubuzima muri leta, ubu turi kuvuga muri politiki, ministeri y'ubuzima. Ariko muri ministeri y'ubuzima ifite RBC, ikigo cyishamikiyeho gishinzwe kwita kuri ABCD, gikora mandate n'ubundi za ministeri. So muri ibi bintu by'amacaci naho bigiye kumera gutyo. Ministeriya ishamikiye kuri church, ku itorero runaka. Urugero reba nk'iyi sosiyete biblique, iyi ngiyi yigisha ibijyanye na Bibiliya, ishamikiye ku matorero, ariko yo ikaba ishinzwe kwigisha ibijyanye na Bibiliya. Niba Bibiliya zabuze, gusemura, kugira gute, kuzicapa, iyo niyo ibikora. Iyo ni ministeri, ni ministeriya. So ministeriya mu itegeko handitse ko ari umuryango, donc iyo ibishinzwe ibikorwa by'iterambere, ni ibikorwa by'iterambere bya church. So ifite church ishamikiyeho, hanyuma igashyira mu bikorwa ibikorwa by'iterambere bya church. Ni nk'uko bavuga ngo twebwe muri church yacu dushaka guteza imbere abakobwa n'urugero, cyangwa dushaka guteza imbere abagore n'urugero, hanyuma tugacreatinga ministry iri under the church, iyo ikora ishyira mu bikorwa bya bintu. Niba ari nka gahunda zindi zifasha mu iterambere ry'abagore, kuko ari byo ministry yacu igomba gukora, tukabishyiramo imbaraga, ariko rero biri under the ministry. Mu gihe church iyo iri gukora iby'ivugabutumwa, ni ukuvuga ngo mu magambo make yumvikana ni uko ministeriya cyangwa ministry nka Grace Room ntabwo mu itegeko yemerewe ku ibikorwa bya church, ntabwo yemerewe ibikorwa byo kubwiriza ivugabutumwa, ntabwo byemerewe nk'ibyo, ntabwo yemerewe urugero nko kubatiza, kuko ntabwo ibyo ngibyo biri mu nshingano zayo. Ibyo bifitwe na church. Church niyo ibatiza, niyo ikora ibivugabutumwa, biriya. Noneho ministeri ikabikora ibikorwa by'iterambere, ariko iri ishamikiye kuri church. Nubwo ngo niba bavuze bati tugiye gushinga ministeriya ikora ibintu n'ibi, nibyo turi bukore. Turaba dufite offices, turaba tugize gute, dushobora gutegura inama, dushobora kugira gute, ariko ntabwo dufite amateraniro, ntabwo dukora amateraniro, sibyo? Ntabwo tuvuga ngo kuwa mbere kujya ku gatanu dukora amateraniro ya. Ibyo ngibyo ni ibikorwa bya church. Mwebwe mushobora kuba mufite office, mufite n'uburyo mukora ibintu byanyu, ariko mu itegeko ntabwo mutegetswe.
ntago mwemerewe gukora ibikorwa nk'ibyo church zakoraga. Ikibazo cyabaye kuri Grace Room rero nkurikije uko amakuru twagiye tubona nuko mu mategeko bagenda babihuza nuko Grace Room iyo yarenze ku kuba ministeriya itangiye gukora ibikorwa bya church, gusenga, ibyo gusenga n'ibiki. So icyo ni kimwe ngira ngo nahoze ndeba no kuri Twitter yabo ku itariki niba ari ya mbere z'ukwezi kwa gatanu babatije abantu 500 kuri tennis club. So uribaza ntabwo byemewe ko ministeriya ibatiza kuko ntabwo yemerewe, nyine ntabwo ifite ubwo burenganzira bufitwe na church. So ya church iri affiliated kuri ya ministeriya niyo ikwiye gukora bya bikorwa nyine byo kubatiza, mu gihe abandi bari mu bikorwa by'iterambere nyine bizamura community. Irevureke nk'uko bivugaga tunasomye twagiye tunabyandika n'amarticle mu bihe bitandukanye. Iyi ministry n'ubundi isanga igira uruhare mu bikorwa bitandukanye, sinzi gufasha abatishoboye, gutanga za mituweli. Nagiye mbyumva muri covid batanga ngira ngo n'ibiryo, hari ahantu nagiye mbisoma muri covid bavuga ko Grace Room Ministries yafashije abantu babuze ibyo kurya, ikaba amafunguro, ibintu nk'ibyo byose. Nejo bundi mu kwa kabiri batanze, neye wango twatanze. Nejo bundi mu kwa kabiri batanze kwishyira mu nkuru. Birabujijwe. Batanze n'ubundi inkunga ku bana 600 abanyeshuri babahereza ibikoresho, abandi bibishyura minervale. Ibikorwa byo babikoraga n'ubundi. So nukuvuga ngo ni bya bikorwa by'iterambere, ni ibikorwa by'iterambere ministry ibikora. Ngo twebwe niba tuvuze, niba ministry ivuga ngo turashaka kurwanya abana bo mu muhanda, gufasha abana kuva mu muhanda, umushobora kuorganiza ibikorwa bihuriza hamwe b'abana, mukabigisha, mukabasobanurira, mukabigira gute, bamwe bakemera no kureka ibiyobyabwenge, mukabatwara mukabagera muri church, mukababatiza. Ariko ntabwo ari mwe mubabatiza kuko ntabwo ari inshingano za ministry ntabwo ibatiza, ntabwo igira gute. So ahantu hazinamo ikibazo noneho ni hahandi usanga Grace Room bivuga ko yarenze ku mabwiriza y'ibyo igomba gukora, ikarenga gukora nka ministry ishinzwe ibikorwa by'iterambere, kuko niko kazi kayo. Iyo ikajya mu bikorwa bishingiye ku myemerere, kubwiriza, kubatiza, kugira gute bikahita bigongana na bya bindi amategeko atayemerera. Kuko deja waba uvuze ngo wafashe ibikorwa bya church n'ibya ministry byose bihuriza hamwe kandi atari ko biri. So ibyo ngibyo rero biratuma umuntu yibaza ngo ubundi se niba hari umuntu wabyumva akavuga ati ubwo bivuze ko Grace Room ari church, none se ubundi ijya kwiyandikisha, ajya gusaba uburenganzira bwo gukora, yakoraga yiyandikishije gute? Kwigomba kugira ngo ministry bayemere nuko iyo yiyandikisha izana ibaruwa affiliated, ye church affiliated kuri yo, nuvuga ngo dushamikiye kuri church cyangwa se church niyo dukorana nayo. So bo mu bipapuro mu byangombwa bajya gusaba ibyangombwa, church yitwa Jubilee Revival Assembly, Jubilee Revival Assembly y'uwitwa Kabanda Stanley, ngira ngo n'umugabo wa Eugene Kabanda. Iyo church niyo yanditswe mu mpapuro ko ariyo affiliated kuri Grace Room Ministries. Hanyuma mu mpapuro nta hantu handitse ko Pastor Eugene Kabanda ari umuyobozi wa Grace Room. Oya, umuyobozi wa Grace Room ni Kabanda Stanley, kuko niwe umuyobozi wa Revival Assembly, Jubilee Revival Assembly. So bikaba bivuze ko bo legally structure yubakize neza. Dufite church affiliated nayo ayo Jubilee Revival Assembly, hanyuma tukagira ministry ikora ibikorwa by'iterambere, which is okay. Structure itself ku rupapuro imeze neza. Ikibazo ubwo cyagiye kuba muri implementation, mu gushyira mu bikorwa bya bintu uko mwubahiriza aya mategeko, nicyo cyabaye ikibazo. Umuntu aribaza rero ko umaze kubisobanura, ugaragaza ko mu buryo bw'amategeko baranditse neza, ariko mu mikorere niho habaye ikibazo. Kuva 2018 Pastor Julien akora utarakomeza aho ngaho. Hari n'ikindi urabona nka kiriya twavugaga cyo muri cyo ku itariki ya mbere cyo kubatiza. Ahubwo sinzi nawe bisomye twabyanditseho articles n'abantu baribonye kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka hasohotse amabwiriza mashya insengero
itorero n'amadini bigomba kugenderaho muri ibi bintu by'imibatizo n'indi mihango nk'iyo ngiyo. Birabujijwe kubatiriza muri pisine. Amategeko mashyashya nikavuga. Ni ukuvuga ngo ntago warabonaga mbere abantu bagendaga bagakodesha ama pisine muri hoteli, churches zigakodesha ama pisine muri hoteli bakabatiza. Ubu ngubu amategeko avuga ko bitemewe. Niba mufite urusengero mugiye kubatiza, murabatiriza muri premises zanyu, muri ya compound. Ni ukuvuga ngo sote murashakamo ukuntu mushakaho muzaza mubatiriza aho ngaho nyine kuri church. Birakuraho cya kintu wasangaga kera nk'igihe bavugaga ngo urumva ngo tugomba kubikora nk'uko Yesu Kristo yabigenje, nk'uko Yohana yabatije muri Eglise Catholique. Ngo uvuze Yohana uvuze umugore, nabimenyeje ni Yohani umubatiza. Yohani nk'uko Yohana umubatiza yabigenje. So Yohana umubatiza yabatirije mu mazi ya Yorodani, abatiza mu mazi atemba. Nibyo ni Yorodani, mu mazi atemba. Hanyuma rero natwe nuko tugomba kubigenza, tugomba gukora nkawe nk'uko yabatije umwana w'Imana, nuko tugomba kubigenza. Bagafata abantu bakabajyana ku mugezi wa hehe mu musozi runaka. Ntumbaze Nyabugogo ari bigezeho cyo kubatizwa Nyabugogo cyane. Seri muri mugezi wa Nyabugogo ambo ko mazi hasa nabise ibyo bari hatari. Ubwo sanga babajyanye ahantu, urugero nawe bibaze ufasha abantu ukabajyana Nyabugogo. By the way, Nyabugogo ni mu gishanga, sibyo? Amazi arasa nabi. Ukajya kubatiriza aho hantu, hari na risque z'uko abo bantu peut-être nibyo ni kwimagina bashobora no kuba bahura n'ibibazo. Ngira ngo n'abakoze niyo mabwiriza barabisobanuye. Gufata umuntu ukamujyana mu gishanga Nyabugogo, hari risque z'uko yakwanduriramo n'indwara muri ayo mazi, kuko amazi aranduye n'ibiki. Bategeka amacaca yuko from now on muzaze mubatiriza kuri premises zanyu, muri compound aho ngaho mukorera, aho mufite icyicaro. Mushaka uburyo mugomba kubatiriza aho ngaho. Niba muhubaka pisine, niba mukora umugenzo nko muri Eglise Catholique mukazamo amazi mukoresheje akagakombe n'ibyo byose ntabwo mbizi uko mubigenza, mubikorere aho ngaho muri premises zanyu, ku buryo bitaza kubangamira bitaza gutuma abantu bahura na cya kibazo cyo kuba washyira ubuzima bw'abaturage muri risk. Kuko byagiye bibaho ugasanga hari naho nigeze kumva ngira ngo ashobora kuba atari mu Rwanda, ariko abantu bagiye kubatizwa bakarohama, ugasanga abantu runaka, umubare w'abantu runaka bahuye n'ikibazo bararohamya mu mazi. So ni ibintu nk'ibyo ngibyo byo kwitwararika. Bakavuga bati noneho kuva uyu munsi amabwiriza mashya n'amabwiriza yasohotse mu kwa gatatu uyu mwaka mu 2025 agena ko abantu batemerewe kujya kubatiriza mu mapisine. Se baragiye kuri tennis club bagiye kubatiriza abantu 500. Ubwo no kuvuga ngo d'abord naho ngaho barenze ku itegeko. Simbizi niba ishyanga cyo kiri mu byatumye bahagarikwa, ariko nabyo habayemo kurenga ku mategeko. Gusa ntabwo mbizi niba bishobora kuba bifite ubureme, niba mu mabwiriza bivuga ko ubatirije muri pisine wabirenzeho bita bakwambura ubuzima gatozi, wenda swati bashobora guhana ibindi n'ibindi. Ariko icyo numvise gikomeye cyabayemo ni ukurenga kuri bya bindi twavugaga bwa mbere byo kurenga ku mpamvu zituma koko abo bantu bagomba gukora uko bagomba gukora. Icyo naringiye kubaza rero kijyanye n'ubundi n'ibyo ngibyo kuvuga mu myaka igera kuri 7 bamaze bakora, kubera iki bafunzwe ubu ngubu? Kuko amaze igihe n'ubundi abwiriza, amaze igihe yigisha n'ibyo bikorwa bindi by'ubugira neza akabikora, ariko anabwiriza kuko agira igihe cya service, kuko kwigisha nyine igihe bitandukanye, iminsi runaka no ku cyumweru abantu bakajyayo nyuma bavuye mu materaniro, kuko abantu bahurirayo ni abantu n'ubundi bafite insengero babarizwamo. Nase baba bahuriyeyo nk'abahuriye muri Grace Room cyangwa ni muri ya Jubilee Revival Church? Bahuramo nk'abagiye muri Grace Room. Okay. Kuko baba bavuye mu yandi macaci batandukanye. Hari abari muri Jubilee, hari abavuye muri ADPR, abavuye muri aya macaci yose nyine ari mu Rwanda, abafite amabayobozi batandukanye. Bagahura rero. Bagiye guhura, navuga ko noneho baba bagiye muri Grace Room. Ni nk'icyumba cyo hejuru niko babivuga, cyo kuganira nawe. Akagisha ijambo ry'Imana, hanyuma niba ari abarwayi akabasengera bikarangira. Ngira ngo aho ngaho wari uri kubaza uti kuki kuva mu 2018 aho ngaho niho urumva iyo nza ko ndi muri RGB nari kubisubiza neza, niho tukwiye kumenya impamvu noneho babafungiye uyu munsi. Ese ibyo bikorwa byo kuvuga ngo kurenga ku mategeko batangiye kubirengaho uyu munsi, cyangwa byari byarabaye mbere ahubwo abantu bahabaho gusinzira ntibakurikirana? Ikijya kibaho nuko ujya usanga
ubonye nko kuriya kuntu hafunzwe insengero, ntabwo izo nsengero zari zubatswe uyu munsi mu gitondo. Haba habayeho maybe ko abantu bagomba gukurikirana ko amabwiriza ashyirwa mu bikorwa batakurikiranye hakiri kare. Niba umuntu atangiye gutana waramuhaye uburenganzira, byakabaye byiza kugira ngo niba umuntu atangiye agejeje abantu 10,000 muri BK Arena, amaze imyaka ingahe akora ibyo bintu, byaba byiza umukurikiranye hakiri kare, atangiye kuva mu murongo umubwira ati uburenganzira naguhaye buvuga iki, subira mu murongo cyangwa se ubihagarike. Aho kugira ngo nyine bibe byarindira abantu bamaze kugera ahantu abantu batangiye. Ni nabyo bitera, urabona nk'umuntu atangiye gutana afite abayoboke 100 ntabwo byatera polemique. Ariko afite abayoboke 10,000 bitera polemique kuko bafite abantu benshi bamaze kumwumva cyangwa se bamufata ukuntu mu buryo runaka, ku buryo numubwira ngo twaguhagarikira uvuga ati nawe yahita yibaza ko twe tumaze imyaka 10 dukora, kuki mudufungiye uyu munsi, kuki mutadufungiye mu 2015 muri covid, kuki mutadufungiye. Navuga ko ahangaho hari hahandi nyine inzego zibishinzwe nazo zabirebaho neza zikareba ese uyu muntu ko atangiye kwica amabwiriza uyu munsi tugimuhereza uburenganzira, twahise tumuha warning hakiri kare aho kugira ngo tuhite tumufungira aka kanya. Birashoboka ko wenda baba baramuhaye warning, icyo nicyo twareba tukamenya. Birashoboka ko wenda aribwo bikiba koko, cyangwa se aribwo atangiye kwiyitirira intuza guhindura imikorere uyu munsi, that's another thing. But nkurikije ibyo bavugaga nuko ari ibintu bimaze igihe, ahubwo haba harabayeho kudakurikirana hakiri kare. Ubwo sinzi niba twabyita uburangare cyangwa iki byo kuvuga ngo abashinzwe gukurikirana ko rwa ruhushya rwatanzwe ruri gutangwa mu buryo bwa ruri gukurikizwa, ibyemejwe biri gukurikizwa uko byemejwe nyine. Ugasanga wenda habayeho kudohoka ntibabikurikirana hakiri kare, ugasanga nyine tumaze imyaka 7. Wari umaze kubivugaho gatoya ugaragaza ko nyuma yo gufungwa, yo guhagarikwa, yo kwamburwa ubuzima gatozi, hari amahirwe yuko ashobora kuba yajurira. Harakurikiraho iki wenda? Ibyo ni ibiteganywa n'itegeko rivuga ko umuntu utanyuzwe yandika agasaba RGB ko yareba ku busabe bwe, hanyuma RGB ifite iminsi 20 yo kumusubiza, bakiga ku byo yatanze. Niba ari usubizwa uburenganzira akabusubizwa, niba atari ubusubizwa, niba ubuzima gatozi, niba atari ubusubiza ugarongera applying from scratch, atangiye bundi bushyashya applying, avuga noneho Grace Ministries ngiye kwandika nka church, ereke kwitwa ministry. Ninyandika nka church, ubwo ngubwo nduzuza bya bindi byose za theology, abantu bamusinyire n'ibiki yerekana church, yerekane ko afite ahantu ha parking n'ibiki byose, ibyo byose abyemeza. Sino niba atari ibyo ngibyo, ubwo arakora nka ministry, noneho abantu bajye muri church, muri ya yindi twavugaga Jubilee, ya yindi ishamikiye kuri ntuza. Ibitari ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Guza n'ikindi kintu abantu muri iki gihe niba barakurikiye neza muri iyi nkubiri y'amacaca yo gufunga amacaca, nta kintu cyagiye kigarukaho cyane cy'imyigishirize iba mu macaca. Buriya imyemerere ni ikintu kigoye cyane. Umuntu wemera ikintu abacyemera, utacyemera batacyemera. Buriya ntabwo umuntu wemera Imana n'uwemera siyansi bashobora kuganira nyine ngo bahuze, kuko nyine ntabwo bahuze. Uzasanga umwe yavuze ati urabona ejo bundi umwana avuze muti mwana nasenze abantu barwaye sida barakira. Ati mwana asenze abantu batazi gusoma bamenya gusoma. Undi umuntu w'umusiyentifique uza kubwira ati nsobanurira, ni gute umuntu yaba atazi gusoma no kwandika ukamusengera akamenya gusoma no kwandika, inyuguti akazimenya? Ugasanga ni question yo kugira ngo abantu babashe kugira ibi bintu byatweretse ko muri iki gihe cyo gufunga insengero byatweretse ko imyigishirize yo mu macaca ikwiye kujyana no kuba ntibe bya bindi byabagaho kera hahandi abantu bayobokaga buhumyi, ahubwo niba abantu uri kubigisha babwira bati Imana ishobora kugukiza, ariko ntibikuyeho ko wajya kwa muganga. Kuna muri Bible havuga ngo Imana ifasha ubifashisha. Imana ishobora kugufasha kumenya gusoma no kwandika. Ntibivuze ngo uzagume mu rugo ureke kujya kwiga. Wenda uzajya kwiga hanyuma kuko wasenze wizera Imana, na muri Bible bavuga ko kwizera kurema, ukizera ko uzamenya uzafata, hanyuma za mbaraga z'Imana nyine zikagusunika, na bwa bushake washyizemo bigakunda. So turi mu bihe bigoye byaho nyine
twarabibonye muri covid abantu baravuga bati twebwe turajya gusenga ntuzane ibintu by'urukingo, ntuzane ibintu byinshi, tuzajya gusenga ntuzane agapfukamunwa, twebwe Imana Yesu yatubwiye ko tutazagira gute. Ugasanga umuntu arwaye covid imukubise hasi. Byagiye bibaho cyane. Hari n'izindi ndwara abantu bajya banga kwivuza, nk'ubu hari abantu biba bigoye ko wabotera amaraso kesi imeze gutya, ariko akakubwira ati njyewe ntabwo byigaho ku buryo bajya babavura nubwo waba ubishaka cyangwa utabishaka. Urumva ni imyemerere muri iki gihe ni ikintu kigoye, noneho muri sosiyete yacu ni ikintu kigoye mu gihe abantu bafata ugiye kureba ukuntu abantu bafata ikijyanye n'ibintu by'iyobokamana ni ikintu gikomeye cyane mu myemerere yacu. Biba bigoye, biba bisaba kugira ngo none bigisha ubabwire ko utavuze ngo niba wari urwaye ntujye kwivuza yajya gira ubwenge, gira ubwenge, ibyo ukora byose bikorera mu bwenge. Niyo pasiteri akwigishije iki kintu ubifata ngo ubimire bunguri ngo uvuge ngo ibi n'ibi ngo amen, kuko nawe ntabwo azakubwira ngo ntuzajya kwivuza. Nakubwira ngo ntuzajye kwivuza simbizi, ushobora gusanga wenda ariko Imana yamubwiye ntabwo mbizi. Ariko byaba byiza nyine abantu ntibabitware buhumyi, ku buryo donc niba ari ukwiga usenge, ushyire umutima ku masomo yawe, ushyire umutima ku biki byose. Niba urwaye ujye kwivuza ariko unasenga, byose nibwira ko bifatanye, byunganirana, byuzuzanya. Hanyuma dusoza, abanyamadini barasabwa iki muri ibi bihe, ariko kandi n'iki wasaba nka RGB ihagarariye nyine ishinzwe kugenzura, niyitanga ibyo byangombwa ariko ni nayo igenzura ishyirwa mu bikorwa ryabo? RGB ntacyo nayisaba kuko ntabwo ndi umuyoboke w'amadini. Ntabwo mfite idini. Wenda icyo umuntu yavuga, urwenya tuyishyire ku ruhande. Icyo umuntu yavuga ni ukuvuga ngo niba abantu basanzwe bakora, habeho supervision y'ubwo bugenzuzi, barebe niba koko bujuje ibisabwa. Ushobora gusanga hari izindi ministries itaka ziri hano hanze zikora nk'ibyo Grace muri ministries yakoraga, ariko zo zikaba zakomeje gukora. Niba zihari zikaba zitari gufungwa, biravuze ngo ejo n'ejo bundi baba no muri Grace baraza barumva barenganyijwe, baravuga ngo none se kuki ntabare icyo bakomeje gukora kandi Philbert mwamufungiye, usanga bibaye ikibazo. So byaba byiza nyine habayeho ubwo bugenzuzi. Nicyo navugaga mu kanya, icyo ni kimwe kuri RGB no kuri izi nzego zishinzwe nyine kugenzura ko amabwiriza yubahirizwa. Ikindi no ku bantu bo mu madini nabo gukurikiza amabwiriza biri obvious, hanyuma no kwigisha abantu nyine mu buryo butari buze gutuma nyine tugira ya sosiyete imeze nk'aho hakundi twavugaga, sosiyete y'aho umuntu ashobora kurwara akaremba mu rugo burundu yaranze kujya kwivuza ngo nuko ngo bamubwiye ko azakira. Ugasanga umuntu ashobora ubuzima bwe bugendeyemo burundu yaranze kwivuza, cyangwa se akazajya kwivuza biri too late, you know. So, ni mu buryo bakumva ko bafite responsibility zo kuvuga ngo biragora nk'umuntu utajijutse kuba wamwigisha agiye mu rusengero. Biroroshye cyane kuba yaba plonge muri byo, yamara kuba plonge muri byo noneho ntanagire na critical thinking ku byo ari kubwirwa, ngo avuge ngo okay ndasenga ariko ngoma no gukora, kuko ntabwo uzaguma mu rugo ngo uvuge ngo amafaranga azakuzanira. Ubu se okay nibyo ibitangaza bibaho, nanjye ndabyemera, nemera n'Imana, ariko ntabwo waguma mu rugo ngo ibintu byose byizane. So urasenga ukanakora, Imana ifasha wifasha. Tuvuga ko byose biva ku Mana, ku kazi wakora ntunagire icyo uronka. Naho ngiye nasoreje. Urakoze cyane, reka ngushimire. Ni naho dusoreje ikiganiro, tubibutsa nyine ko nk'abanyamadini kubahiriza ibisabwa. Imana burya nayo igendera kuri gahunda, itegeko rirahari, ukwiye kuryubahiriza uko riri. Ibyo wasabiye uruhushya akaba ari byo ukora nk'uko bikwiye. Philbert, wakoze cyane. Nakoze nawe. Mwakoze namwe, turabashimiye ku mwanya wanyu. Dushimire n'abadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho 5 kuri 5.